Hello guys, my name is Shisha. My channel say all 2K. Channel say all 2K. Channel say Shisha. Just nayaje. So guys, noneho nzanye inkuru rurangiza. Manza wumve beef yavutse hagati y'umunyamakuru Gentil Deo ndetse na Green P. Byaturutse he? Manza wumve ndaje tubisasanura. Beef iri muri abo bantu ko nyine okay bari abantu n'abafrika ndabazi. Green P nawe arabizi ko ari umuhombyirika. He is a loser. Green P is a loser. Green P is again a loser. Arakari nawe nkeka ko abizi. Impamvu ya mbere abizi. Kangwa impamvu eshanu. Mu bahanzi bose bari bagize tafuga ngo bari batanu. Green P niwe wenyine uri underdog. Sinitaye kuvuga ko ari we wari uzi kurapa, sinitaye kumenya ko ari we wabandikiraga. As we are talking right now, we are underdog. Ari munsi y'abandi basigaye bose. Cyo ni cyane. Ikindi cya kabiri. Igihe TV yari maze gusenyuka, niyo wenyine utarabashije gukacinga up. Urumva? Green P niwe muntu utarabashije ubuzima bw'umuziki ntabashe n'ubuzima busanzwe. Green P wari uzi ko bamudeportinze mu Dubai. Yego. Ari Dubai, bura ntiyemerewe kongera gusubirayo. Yego. Kandi ari Dubai, yes, ari Dubai yari yakoraga mu bintu byo kuvunja n'ibindi bintu byitwa ngo typing, niba ari typing. Aho hantu bahamukuye nabi cyane. Ubuzima bwa business nta bushoboye, n'umuziki cyane ntago bushoboye. Ariko ni cyamama. Kandi wa nta cyamamare kirimo. Kare. Niba ari byo na Babuji ni cyamamare. Babuji mwabuze ngo Anti yumva ibyo nibihagije niyagarukira aho ngaho arangije arakomeza ndakunda ikintu cya hip hop nta career afite wabona agiye kwitangira uzunguza umva ikintu career umva ukuntu career isa n'iki Kaspa ikintu kitagutunze ntabwo kiba ari career cyetse niba ubizi neza ko imutunze zasakora akora iki haba kwamamawe Green P atunzwe na nyine n'abavandimwe be muri famille yo kwa Green P niwe wenyine uteye isoni niwe muntu wenyine uteye isoni muri famille yawo aba nabo bavukana ntubazi se uwo mu Rwanda nyarwo ni Brenda gusa singiruka neza na Green P wanamire niwe wenyine kimwaro ku muryango oya hanyuma wa ntabwo byambabaje mu buryo ndi kwibaza aho ukuntu umuntu uteranyije izo defo zose yihenura ku bantu. None se personal characters how comes stroke improving muri music. Personal characters izo personal characters rero nizo zitumye ari umuhombyi kandi akora amahit. Arongeye ahakanye ko Green P nta hit yigeze akora. Ibifura reka rwumvishe party ya nyuma hanyuma dukomeze. Kuba kujya hari agatukana urumva ngende umufana we ngende judging asena nase ugira ngo hari ikindi kindeba rega nyine at the end of the day twese turi abantu basanzwe urumva ahubwo turaza ku judging outcome urumva iyo mbwira zingana n'ikintu cya hip hop muri kino gihugu za rap bingana iki mu kugira hit mu ndirimbo nyine kumva sometimes nubwo bajya numva byo bitandukanye nuko nge ariko nyine nari bimubwije ukuri n'abantu bari kutureba ku ishusho ntago bashobora kumenya ikintu cya hip hop nko kumenya amaganya tuvuge ariko turi mu baraperi bakazi igihugu cyagize byanze bikunze nafite abafana be nawe urabizi kadakazi yifatanyije n'abakazi ariko sinzi nimba n'abafana be ariko Green P ni umuhanga ndacika ubyumvishe hafi ya byose ariko mbere ko dukomeza ndamanza nkubaze mbere ko ngiye nshyiraho opinion yanjye kuri ibintu Gentil Deo yavuze kuri Green Person cyangwa se Green P sibyo Green Person cyangwa se Green P ibyo Gentil yamuvuzeho manzo mbwire hasi muri comment yego nibyo cyangwa se ni oya
numara kubyandika then ukomeze nanjye nyumve wumve opinion yanjye ngiye gushyiraho. Twagiye sasa abantu benshi bashyumva izi story cyangwa se iyi nkuru Gentil Gedewo yakoze cyangwa se yavuze kuri Green P, abenshi bamuteye amabuye bavuga ibyo bintu ntibibaho, ibyo bintu uvuze ni amahomvu, ntabwo wakibasiye umuntu muri private life yiwe cyangwa se ubuzima bwe buri prive bwiwe, umujyemo imbere ujye kumutera gwaserera, ujye kugira gute na gute byose bashyiraho ngaho. Ariko Gentil iyo private life yiwe yayikomoje avuga ko ariyo itumye right now cyangwa se currently cyangwa se kano kanya ariho all down for cyangwa se ariho yagwiriye. Umuziki uramunaniye ajya mu business nayo iramunaniye. Ibyo reka twibukiranye abantu bagize itsinda rya Tough Gangs, harimo Fireman, harimo Jay Paul, harimo Bulldog, harimo Pfla ndetse na n'uyu Green P. Ngiye mu bantu vuga ko bafeirinze muri abo ngabo ni babiri, ni Pfla n'uyu nguyu Green P. Aho Green P we none nanjye nkabyemeza ko yafeirinze kurusha abandi bose mu bantu bose bakuranye muri itsinda rya Tough Gang. TG muri make ariko nyumva neza. So ikibazo kikabera herero ndenda Gentil aho uko yabivuze wenyine yabivugaga bitsindagira nyine kwa kuri gutsindagira cyangwa se the naked truth, ukuri kwambaye ubusa nyine niko yashyize hanze ku bijyanye na Green P. Kandi abanyarwanda ukuntu bose bateye, ukuntu bose bameze, ntibakunda umuntu babwiza ukuri, rwose. Ari naho ngemera mvuga ko ari naho babifashe nabi, kandi 100% ijana Gentil Gedewo yavuze ibintu biri byo. Gute umuntu ufite impano nk'iya Green P, umuntu ufite bakuru be baba boss, famille y'aba boss imeze neza, urumva bikarangira ugiye mu buzima nyine burabyibuka bw'ibyayuramutwe, urumva wari ufite impano nk'iriya ya Green P pe yara imana very talented. Kandi na Gentil nawe asoza mu kanya avuze ko ubuhanga bwo abufite, but those guys bari abantu urumva barimo barahakana. Nge abantu mwamuteye amabuye ntabwo ndi kumwe namwe, ibintu Gentil yavuze nibyo. Ngewe nka all 2K cyangwa se cisha makeya, urumva nawe uri kunyumva hano mu muryango mugari wa The Cat cyangwa se nawe wakoze hano subscribe, ndakeka ko nawe ugiye gusubira inyuma ugaturuna unyine ugasubira muri kariyeri y'aba basore uko bari batanu muri Tough Gang, wasanga Green P ari we wabaye mu gisebo koko. N'abandi tuvuze ko batakoze ibyo, ariko Green P ewana nkurikije na talent yiwe n'ibyo yari afite byiwe, ewana yabutaye hasi, yarabunaze, urumva. So iyi namba rero ntabwo nzi ko turi buyikire. Abenshi bavuze ni Green P numuraperi, buriya araje akora indirimbo araje gusubirize mu ndirimbo, urumva niko bamute. Ariko Gentil ni umurigend, umuntu ukomeye, ibintu aba yavuze ababizi, urumva ibintu yavuze ababizi. kandi buriya aba ntabwo Gentil cyo koza yari umunyamakuru utari nka Gentil nenda abaraperi buriya Gentil ahantu hose bariyo nicyo mukundira, urumva. So rero bamuteze iminsi ngo Green P araje anyarukire stu, hanyuma bagiye kwesurana, it's up to them. Akazi kabo. Ubwo turaza gutegereza turebe feedback iva kwa Green P. Gusa Green P ahubwo ari umuntu nyine witumva vuba, yahita atekereza nyine uburyo then akora proving wrong Gentil Gedewo binyuze mu bikorwa, apana kujya kuzanamo beef. Ko beef nta kizamerera Green P, ahubwo nta musubiza ibikorwa kubera ko ubushobozi burahari,
everything is fine. Yakoraga gaciringa kana gatera imbere. So Green P kora cyane, work hard. Ntuziva ibintu by'amabifu kubera ko bifu nta kintu zizakungura n'undi usanzwe uri underground urimo aho ngaho munsi waraferenze, nta kintu uzakungura. This is the Cat Show. My name is Oli2K cyangwa se Cisha Makeya. Nizere ko wamaze gukora subscribe n'utarayikora pyonda tukomeze tuzamuke tujye tubana umunsi ku wundi. Turakunda sana. Hasta la vista.